Ubukwe bwa Irene bwitabiriwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye harimo Bruce Melody n'ibindi byamamare bigiye bitandukanye nka Rocky, Sankara Junior n'abandi bagiye batandukanye, gusa haza kuburamo umuhanzi bafata nkaho ari umuhanzi wa kabiri mu Rwanda uwo bita Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben Tiger B. Abantu benshi rero batangira kuvuga bati The Ben ni ukubera iki ataje, gusa ukuri kumaze kuba kwajya hanze, abantu bamaze kuba batangarizwa ukuri kw'impamvu The Ben atagiye mu gitaramo ndetse ngo bifitanye isano na Bruce Melody. Abantu rero bamaze kuba bamenya ukuri, tuje kubahereza ukuri kw'ibyavuye mu biganiro twagiranye n'uwo bita Irene. Irene rero niwe bamaze kuba yavuga impamvu uwitwa The Ben atabonetse, ndetse bikaba isano na Bruce Melody, akaba ari intambara itangiye ahangaha. Yumva rero nitwa The Brown, nimba ari bwo bwa mbere wagera ku channel bayita The Brown 250, turagusaba kuba wakora subscribe, ubundi wamara kudusubscribinga ugakanda like, ukajya muri comment ukatubwira ukuntu ubyumva iyi nkuru uba wayibonye, kubera ko inkuru zose ziri gutrendinga hano kuri social media tuba tuzifite tuziguhereza 5/5 amasaha 24 kuri 24 tuba duhari kugira ngo tuguhereze ibyiza biri kuri social media. So rero ikaze uyu nguyu Bruce Melody, ngira ngo ejo mwarabibonye ko yakoze ibintu bidasanzwe, yakoze ibyo nakwita ko ari ugutungurana mu bukwe bwa Irene, ubwo yafataga umwanya wo kuririmba. Mbere na mbere indirimbo yaririmbye ku nshuro ya mbere ntabwo ari indirimbo yanditse, ni indirimbo yahimbye abikurije ku kintu bita guseka. Ni indirimbo yashimishije abantu, baravuga bati Bruce Melody kuko afite impano, umuntu ushobora kuba yahaguruka agahita aririmbira abageni nta ndirimbo yanditse afite, ahubwo ari ibintu ari gukura mu mutwe ako kanya agahita asohora. Ni ibintu abantu bavuze ko rwose Bruce Melody afite impano, kandi impano nziza cyane. Abantu rero bakomeje kwibaza, banarategereza ngo barebe niba uwitwa Mugisha Benjamin cyangwa se Tiger B aka The Ben ari buhinguke mu iki gitaramo, gusa nanone amaso y'abari bamutegereje yaheze mu kirere. Ubwo rero abantu baribaza ngo ni ukubera iki? Ese ni ukubera ko Bruce Melody yari mu gitaramo, yari muri ibi birori bya The Ben, cyangwa se ni iyindi mpamvu yo kuba Irene ataratumiye The Ben? Ibyo byose rero abantu bakomeje kubyibaza mu mitwe yabo, gusa nanone birenga kwibaza mu mitwe yabo, baragenda begera umukwe, baragenda begera umugeni bita Irene, baramubaza ati ariko ni ukubera iki ubukwe burangiye tutigeze tubona uwitwa Mugisha Benjamin? Ntabwo wamutumiye cyangwa se ni iyindi mpamvu? Ibyo rero nibyo twaje kuba twababwira ibisubizo yaje kuba yatanga. Umuntu bita Irene yavuze ko yahaye ubutumire witwa Mugisha Benjamin, ndetse amwemerera ko azahaboneka, gusa ibyaje bitunguranye nuko uwitwa Mugisha Benjamin yahise ahagarika kujya mu bukwe habura amasaha makeya ngo ubukwe butangire. Niyo mpamvu rero abantu baribaza ngo noneho ni ukubera iki? Niba koko ibyo ngibyo ari ukuri, kubera iki atagaragaye mu murenge? Ibyo ni ibibazo bagiye bamubaza, gusa yasubije ko atari abantu benshi babonetse mu murenge, kubera ko Bruce Melody nawe ntabwo ngo yabonetse neza mu murenge, ndetse The Ben mu gihe yagombaga kujya mu murenge ngo yari afite byinshi bimuhugije byatumye atajya mu murenge. Noneho ku kijyanye no kuba The Ben atitabiriye kubera Bruce Melody, abantu bakomeje kuvuga ibi bintu yabihakanye Irene, aravuga ati ibi bintu ntabwo ari byo, ahubwo impamvu ngo uyu nguyu The Ben atitabiriye ubukwe bwa Irene
ngo mu gihe abandi bo bari bari mu bukwe, we ngo yari afite gusohora indirimbo ye bise Incyaha, ubundi akayenjoyinga kandi ntabwo yari afata umwanya wo gusohora indirimbo ngo ahite ajya mu bukwe. Akaba ariyo mpamvu rero abantu benshi bakomeje kubivugaho cyane kubera ko batari bazi amakuru y'uyu nguyu bita Mugisha Benjamin. Ni indirimbo rero yashize hanze mu masaha agana saa saba zuzuye. Ubwo rero icyo gihe ubukwe bwari burimbanije, asohora indirimbo mu bukwe kwa Irene bari bari gusaba umugeni bamaze kumutanga. Rero birumvikana ko atari busohore indirimbo ngo noneho yitegure muri ayo masaha ubundi ahite agenda. Gusa abantu bakibaza se ko Vestina ndetse na Dorcas batitabiriye ubu bukwe bagize icyo batangaza, kubera iki Mugisha Benjamin we nta kintu yatangaje ku birebana no kuba atitabiriye ubukwe. Gusa none ibi ngibi yavuze ko atazi impamvu, kubera ko buri muntu wese aba afite ukuntu atwara ibintu bye ndetse aba afite n'impamvu ibintu aba yabiretse, bityo rero nawe ntabwo azi impamvu Mugisha Benjamin atakoze ibyo bintu byo kuba yatanga message ngo avuge impamvu atahabonetse, cyangwa se ngo amwandikire ngo tubone amwandikira amagambo meza amwifuriza ubukwe bwiza. Bivuze ngo hashobora kuba hatari umwuka mwiza hagati ya Irene ndetse n'uwo bita Tiger B The Ben. Aha ubwo rero murumva neza ko uwitwa Bruce Melody, muri iyi nkuru twabashije kumenya ko Bruce Melody yari yaratangaje ko kandi mu gihe The Ben azashyira indirimbo hanze, uwitwa Bruce Melody nawe azahita ashyira indirimbo hanze nanone. Ibi ngibi bikaba byateje impaka nabyo, abantu bakabyuririraho bakavuga bati wasanga The Ben yaciye muri humye Bruce Melody agasohora indirimbo, witwa Bruce Melody adafite umwanya wo gusohora indi. Yari yavuze ko azasohora izaza izimya indirimbo ya The Ben bita Incyaha. Indirimbo Bruce Melody yavuze ko azasohora nyuma y'uko The Ben asohoye indirimbo bita Incyaha, ni indirimbo Bruce Melody yavuze ko yayise irya kane. Ubwo ni itegeko rya kane mu mategeko agenga abagabo. Akaba ariyo mpamvu rero ngo The Ben yibye umugono Bruce Melody ngo agatangira agasohora indirimbo Bruce Melody yibereye mu bukwe. Wakoze kubana nanjye, nitwa The Brown, tuzongera dusubire.